Ah, reka tubashimire mwebwe mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bya Karaje Live TV. Uyu munsi rero tubafitiye babahanzi b'abantu bafite impano, babana mwakunze cyane, mwagiye munyandikira kuri Instagram mumbwira muti aba bana bafite impano rwose turabashaka kuri Karaje Live TV. Njyewe rero nababwiye ko nta kintu na kimwe nge nzigera mbima. Njyewe Ciyo, njye Rusenda, njye Ndaryana, njye ndaje kubaha amakuru akomeye kandi nayo arijyana mu barebe b'abatipe rwose bafite impano barakubita bakabangura. Aba batipe nibo nabonye kabisa, ndavuga nti aba batipe ntago nagenda ntabashyize kuri Karaje Live TV. Abatipe rero mugiye kubabona, murebe impano zabo bafite. Ni impano nziza cyane kuko harimo uwigana Juno, hakaba n'uwigana Bushari rwose, ukagira ngo niba ukagira ngo uziko ugira ngo neza babashishuye kabisa. Reka nze gatoya cyane ubundi mise mbabereka abasore beza cyane bari hano rwose bafite impano. Icyo nkubwiye ko ndabwiye ngo uraseka udaseka besha, reka kubwira Karaje Live TV iraba yarazi ubusa, kuko ntukibabone byonyine. Reka ugati abatipe n'abatipe bashishura hano kugira gute. Sawa, wowe rero ukomeje kudukurikirana kandi ngaho duterera dukubitire Karaje Live TV yitwa nta kindi usabwa, kandi uzi ko ushobora no gukorera n'ibihembo kuri Karaje Live TV. Nta kindi usabwa ni ugukora shari, ukohereza aba contact bawe kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook. Ubundi mu minsi mike uko iminsi igenda ishira, bakagenda ushuka bushobora gutsindira akayabo ka miliyoni yose, cyangwa se ugahabwa amayinite ya telefone gigabyte y'ubuntu yo gukoresha kuri internet, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'imipira, ibiki byose bigiye byanditseho Karaje Live TV. Kandi si ibyo gusa, ndagira ngo ushaka kwamamaza kuri Karaje Live TV ni uguhamagara nimero 0783324071. nsubiremo 0783324071. Sawa, reka noneho ikiganiro tukinjiremo sasa. My love will not die. The love I love you is too much, too much, too much. Yo. Sawa, ndabashimiye cyane kuba mwageze hano kuri Karaje Live TV. Rwose ndibwira namwe mudukurikiye, muba muri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, ndetse no mu mujyi wa Kigali, n'abamudukurikiye muri hanze y'igihugu, muri Bwotamasimbi. Rwose tumwamwe reka tubashime cyane, ariko tubabwire ngo tubasabye tubinginga mukore subscribe, ariko mushyigikire n'aba bana rwose. Murabona ko bafite impano. Urabona nka Juno, bita Sarongo, n'ubu bita Bushido, rwose urabona ni abana bafite impano bashaka kuzamuka. Ubwo Janto rero turababwira ko yewe ikindi kintu bababwira, nimero yanjye banshakiraho nyine 079 156 137 9. nawe Bushido Jando nomero mwanyakuriraho ni 0787905850. Reka mbasubiremo 0787905850. Murakoze. Reka tubabwire ngo rwose murakoze kuza kudususurikiriza rwose abantu. Ndibwira namwe aho mwari muri mwishimye cyane, kuko aba batipe rwose barakomagura ku bintu by'impano. Ndabona kabisa muri kuzamo neza. Ndahita mbabwire ngo Kuraje, ahubwo mwebwe mujye ahandi kuri Karaje Live TV, kuri subscribe, kuri share, partage, ibyo byose. Utange comment utubwire ese bimeze gute, utubwire urabona ibintu biri gucamo gute, nurangiza utubwire nawe niba hari icyo wafasha aba bantu
ni ukohereza kuri izo nimero batubwiye, washaka kuvugana nabo, wenda nanayisubiramo n'ibintu bya komedi barabikina cyane rwose, kabisa, bakabishobora. nayisubiramo ushaka abakinnyi ba komedi wababwira kabisa, bagahita bahagera. Nakubwiye ndi gusoza, nikababwire nimero mwahamagara mushaka kwamamaza, tukabamamariza, kuko Karaje Live TV ibintu byose tugiye kujya tubibafasha rwose kandi bigende neza. ni ku biciro biki, 32404071 078 32404071. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse mugira n'Imana n'umugisha. Shalom, shalom.